bari tayari eri nawe kagenda sawa ikirere cyiza nawe tigikonje pakinga byose wabonye wa pakinze kubona kutagaruka ariko ntimubeshe kwere umukanya barimo mumbwira kuko nta bintu twaye nibike cyane abantu basigaye bagenda nta bintu byinshi baba bafite kubera ko bisangayo kugira ngo bitazabagumyeyo hari ikibazo cyo uwaguma yari ikibazo hano guse ye nabwiye ngo nzagaruka umuntu kugumayo se ari ikibazo ko hari yararumwe muramumbuye uzahakora umurimo ibyo kugaruka no kutagaruka byo ni ibindi ariko cyonze cyo gihe nuko nzagaruka reka tugushimire murakoze cyane Imana bamugisha cyahita yabona turashima Imana kubonye tugezeho kujya ariko hano hanze hari amakuru avuga ati konfuga agiye hanze cyangwa atazagaruka wamara impamvu uzagaruka cyangwa uzagaruka nzagaruka se mu rugo se hari uwareka kugaruka waba mu rugo nzagaruka katugutangire ukiza bizajyaga banga umufu ariko nayo guhimbaza n'Imana n'indirimbo ivuga ngo ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza ryankenyeje imbaraga mu gihe nari nsikamiwe. Iyo ndirimbo tuzayikubita muri Europe. Ariko rwa mbere mu rukomera amasha abantu batuye mu Rwanda n'amaki iyo niyo mwikaze mu Rwanda karibu cyane. turabasuje abakunzi ba Konfi ndetse n'abakunzi b'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye biri hano. Turakwakiriye Konfi. Urakoze cyane cyane. Tugusanze ku kibuga. Watubwira ati bimeze bite, werekeje he? Urahansanze. Turagusanze cyangwa uradusanze? Turahasanganye. Tugiye hagana he? Musanze hano tugiye mu Burayi, hari ibitaramo tugiyemo bitandukanye. Konfi, watubwira ahantu uzagenda ujya ni wakiriye gute kumva ko ufite ubutumire bwo kujya i Burayi? Koza cyane. Erega twahamagariwe kuvuga ubutumwa ku isi hose. Kuba rero twubonye n'ubundi buryo bwo kugera no ku bandi bene data ni umugisha ukomeye cyane, kandi turabishimira Imana yabikoze kugira ngo tuve mu Rwanda gusa cyangwa se tuve mu karere gusa kano hafi za Kenya n'ahandi na za Uganda na za Congo, tugere no mu bindi bihugu by'abandi nabo batukurikira kure
baba bifuza ko dufatikanya kuramya no guhimbaza Imana, natwe tuba twifuza ko twaramya Imana turi kumwe. Ni umugisha rero kuba twaragiriwe ayo mahirwe yo kuzaba turi muri bihugu byo mu Burayi. By'umwihariko turi no mu ntangiriro z'umwaka. Mu mwaka wasobanura gute kuri Konfi utangiye uvuga ati ngize urugendo? Ni urugendo ntekereza rwawe rwa mbere? Rwa mbere rujya he? Mu Burayi. Ni urwa mbere rwo mu Burayi, ariko si urwa mbere rw'ivugabutumwa, donc duhora mu mavugabutumwa atandukanye. Ariko uyu mwaka utangiye neza kubera ko utangiranye n'amavugabutumwa yanjye. Nyine urumva ko iri vugabutumwa ribimbura andi mavugabutumwa azakorwa muri uyu mwaka kandi menshi. Kandi muri target mfite ni kuvuga ubutumwa mu ndirimbo nyinshi zitandukanye, kuramya ku mutima w'Imana. Nk'ubu ngubu niyo ndirimbo watekereje ibintu Imana agiye ikora ikahita ikuzamo ako kanya? Hajemo nyinshi nagiye nazandika kuri, iyo mfashijwe n'indirimbo ngenda nzandika muri note ya telefone kugira ngo ntazazibagirwa, njya nzikubitaho amaso nzibuke. Rero ni nyinshi ngize ngo nzimba ni live recording. Nibutse ahantu yabaye Imana live recording. Ubwo yahise ikuzamo ako kanya? Indirimbo ndimo muri iyi minsi ndi gufashwa no guhimbaza n'Imana, n'indirimbo ivuga ngo ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza ryankenyeje imbaraga mu gihe nari nsikamiwe. Iyo ndirimbo tuzayikubita muri Europe. turashima Imana ko ubonye tugezeho kujya kuri ubutumwa. Ariko hano hanze hari amakuru avuga ati Konfuga agiye hanze, cyangwa atazagaruka. Wamara impamvu uzagaruka cyangwa uzagaruka? Nzagaruka, si mu rugo se? Hari uwareka kugaruka waba mu rugo? Nzagaruka. By'umwihariko kuri iyo usure gato kuri iyo ndirimbo usoje, Apostle Dr. Gitwaza yavuze ntabyita kwikosora. Ni ibintu mwakire gute nka Alarm, kuko uba mu itsinda rya Alarm? Uriya ni umubyeyi kandi ni abagabo bazi ijambo, birashoboka ko yayikosoye neza. Tuzamwegera kugira ngo abashe kuduha ubusobanuro bwiza. Burya abahimbyi, hari umuhimbyi nawe ahimba indirimbo afite igisobanuro runaka ashaka gutanga, ariko nk'umubyeyi iyo atanze message cyangwa agatanga uko yumva na biblique, ni ibintu byo kubanza nyine tukabireba kandi wasanga afite rezo. Uko mwabyakiriye nkawe ku giti cyawe ukibibona? Nta kundi twabyakira, ni ukwisubiramo tukabazanya se koko ibi twakoze, twasohoye indirimbo bifitemo amakosa, tukabicukumbura, ndetse nawe bishobotse twamubaza akatugira inama. Nta kosa umushumba bagira. Abashumba ni abantu bajyana n'ibyanditswe. Urumva rero Apotre turanamushimira ko wenda bikosoye, wenda n'ubutaha tuzagerageza kureba noneho twirefere no ku bintu bitandukanye no kwitonda kugira ngo tusohore ikintu gifashe neza. Ariko iriya ndirimbo ndayikunda kweli, ndayikunda. Tuzasobanuza neza tumenye, ariko umuhimbyi nawe tumubaza icyo yagendeyeho. Ariko yashatse kuvuga ko ijuru ni Imana, ni Yesu, ni Umwuka Wera, nibyo ritegeka ibyacu bikemera. Icyo umuhimbyi yagendeyeho twavugaga ko ari Yesu utegeka, agategeka ibyacu, niwe ufite ijambo rya nyuma kuri twebwe. Imana y'umugisha Apotre kandi Imana y'umugisha Alarm Ministries. Ese Konfi, abantu bo mu Burayi cyangwa se abantu barangiye bitegura iki, cyangwa se package imeze gute? Cyambere ifite amatsiko kugira mu Burayi no bwa mbere, ndetse bambwe ko akonje cyane, ari imbeho, nitwaje amakoti y'imbeho, ariko mu mwuka harashushe. Turashushe mu mwuka, hazaba hariho umuriro w'Imana. Tuzitura gutya Uburayi, duhimbaza Imana, yambeho ishira. Imijyi waba waramaje kuza uzataramira? Yego, yenda wese ndayizi. Wayibwira abantu? Uyu wa gatanu ejo bundi turataramira muri Bruxelles, muri Zion Temple. Hari overnight ikomeye yateguwe na Zion Temple, tuzaba turimo kuri uyu wa gatanu tariki 16 ku cyumweru. Tuzaba turi muri Calvary Wide Fellowship
Anvers rero turi mu itorero riyobowe na Pastor Alpha inshuti yanjye turiyo na Elize Bigirimana duhimbaza Imana. Hanyuma mu cyumweru gitaha tuzakorera muri Sweden ni mu mujyi wa Stockholm ku mupasiteri witwa Pastor Oche rero tuzakorera muri la weekend itaha. Hanyuma dusoreze Norvège kwa gatandatu retranteye mujyi wa Oslo ndetse ku cyumweru dusoreze mu giterane gikomeye cyane tuzakorera Hollande mu itorero rya El Shaddai. Niyo gahunda afite hanyuma tugakorera tour. Ese nyuma y'imyaka myinshi utabonana na Elise uriyumva gute kuba ugiye kongera guhura na Elise mu gitaramo cyangwa se kuba mugiye guhurira mu materaniro hagati? Urakoze cyane. Elise ni cyambere n'inshuti yanjye twakoranye umurimo w'Imana hano duhimbazanya twagiye tujyana hirya mu bitaramo bitandukanye ni Burundi. Noneho kuri inshuro ndamukumbuye icyo ni cyambere twaravuganye ibitaramo byinshi nzakorera hari tuzaba turi kumwe nawe ahantu hejuru cyane hamwe gusa tuzaba tutari kumwe ariko handi hose tuzaba turi kumwe na Elise atera ikorasi mwikiriza nanjye ntera indi umuriro wake tuvuye ngo abadayimoni abazima. Bishop na ababyeyi bacu muri City Light Foursquare Gospel Church hano Kimironko ni ababyeyi beza, ni ababyeyi baturera mu mwuka baduha amahirwe yo gukorera Imana mu itorero ndetse badushigikira mu bikorwa byinshi bitandukanye. Imana ibaho umushimisha. Hanyuma hari teme ufite ngo kuramya gukora ku mutima w'Imana ni teme yaje kera iterme yaje muri nko mu 2014 natekereje ejo kuramya ndeba kuramya ibi dukora buri munsi bimeze iki niki umuntu yakora ngo aramye akore ku mutima w'Imana nawo byavuye. Ese kuko turaramye tugakora ku mutima w'Imana byibaza birashoboka ko umuntu muramye yakora ku mutima w'Imana. So turangije tuvuga ko kuramya bikora ku mutima w'Imana sibyo ni ikintu cyaje kera kandi turashima Imana biduhaye nk'umutwaro. Watubwira icyo bisaba kugira ngo umuntu azabashe kuba yajya muri icyo gitaramo wenda hari ikiguzi gishobora kwishyurwa kugira ngo umuntu azabone? Ibyo bitaramo byose nababwiye haruguru cyangwa se hepfo kwinjira ni ubuntu tuje gutarama kunezerwa duhimbaza Imana hamwe twese kwinjira kabisa ntacyo bisaba gusa umutima mwiza wo kubishaka no kuza tukabana. Murakoze cyane Suni TV Franco Ndanda himbaza Imana umugisha cyane musigarana amahoro y'Imana. Twari twibagiye kubaza twabonye hano madamu nekereza ko murajyanye urumva naza kwibuka se madamu atamerekeje namwe mwaje mutari ba madamu kanswe madamu waje iba agomba kuza ni ngombwa ibi byose numva nibo babikoze. Turabishimiye cyane